yeba none sindi umukire sanze ensanze ntazo rose namukire na kimwe Preview. We simta. Stop. We boss. Umusaza nagushakaga. Bashakira iki se boss? None mfite inkuru zawe. Sha musaza none urazigura pe urazigura. Ni bwoko ki se kandi gira vuba manu uri kunyereza kandi giye mu marushanwa. Giye se kandi. Mani giye mu marushanwa hariya hepfo suruzi n'urwayikayi. Ahe marushanwa. Mani giye mu marushanwa yo gutuka. Kandi mani ntinze bantera forfe nawe urabizi. Yo so nubiza marushanwa mani ukuntu abameze. Godiri hese witwaje. Godiye hese kwigodiye ari iki gitabo nitwaje mani. Igitabo. Gitabo nyano so nuri kubireba mani. Arajya kugikinisha se. Wapi mani ubu ngubu ngiye mu marushanwa yo gutuka. So nuri kubyumva. Hari umukino twahanye gahunda yo gutuka nabo ngiye ahubwo uri kunyerereza. Ivyobora genda re genda. Nta kibazo nyine ubwo ndaza Saduhure bimeze nta kibazo. Sawa rero urakoze cyane. Harabyukara izina ry'abantu ndamutuka burya tukura umuntu. Harabyuka. Bite sha rutarabyuka. Harabyuka sanze ndyamye cyangwa Akandi sha urumugera nibwo uzatumuca. Ngiye mfumbwira niba udafite gahunda nigendere. ariko se ubundi juri bisakuza hano byagenze gute? Wibagiwe gahunda se twahanye gahunda ko tuzaza gutukana. Nyami Nyampinga suri guhamagara ninde niyo mufana wawe nako Nyampinga namukaze ndaza kugakubita mwese nakubitira hamwe. Preview. Niyo Nyampinga waruvuze se Ubukisha ariko shaka kantu karese nk'isekuru wawe kure he ntago mbizi mfuye kubona aza yisararanga hano ngo ntago nabyuka ngo mbese nibagiye gahunda twe dufitanye. Wagiye ubwira ababyeyi bawe gahunda ubwo se twari dufitanye gahunda yo kuza gutukana none muri iki gitondo. Gahunda yihese. Gahunda yo gutukana so urabyibagiwe kaka. wowe musore hano ni mu rugo rwanjye hano ntago ariho muza gutukanira urumva witonde sibyo Ngiye ikibazo ahubwo nuko twari twumvikanye n'umuhungu wawe yanambwiye ko ari bukubwira nose mbizire. none se babwiye ko hano hari ikibuga cyo gutukana Ahubwo nyine yari kuyimbwira ko kidahari nkaza kumutumira ka. Ahubwo reka nikomereza ubundi umubyeyi ntiyakwiye kwivanga mu byacu. Niko sha n'umutwagira bara downloading. Amako wagira baweje muri Bluetooth cyangwa amako se wagira baweje muri Zenda. Ntarakarangirizwa nyamara sha uzico ariko ngiye ntago abantu batagira gahunda nose kakagiye ko ntararangiza kugatuka nyamara kazaza kongera kambwira ngo dutukane ngiye sinzonya no kukwemerera dore ko kareba n'ubugufu wagira niseko kasunye abafana muri he seko rumvuza ugambo kwishaka utuzi ariko ngiye yari gahunda ntabwo ndi kuvuga ngo ngiye nukusanzwe nivuga umwana mwiza cyane nako ninjye mwana mubi muri karitsiye nuko nyine umwana wanyu mwiza mwabyaye neza twadufitanye none se waruje gukora iki hano ariko yari ngiye twadufitanye gahunda ndabizi umwana wanyu ni mwiza byatari nawe w'intanga mu muri aka gace ariko ubundi ugirana gahunda n'umwana umeze gutya gusuka umuraro umuntu ufite imvi ariko ubundi ubona upanga iki n'umwana ungana gutya none se umuntu kumutoza uburara umuntu ufite imvi ijwiri wagira ariko imvi rero umusatsi wakoze amatsinda ku mutwe n'umwana ibyo ntabwo ari byo ndi kukubwira ni umwana nyine ngewe umwana wanyu ndamwisa byataro uyu mwana niwe ntabwo ari byo nkubajije mani gabanya amagambo kwanza mbare kabiri wavuye hanga kubera ko ibintu wavugaga ntabwo ari ibintu by'abantu babaga umuntu w'umugabo uje mu marushanwa yo gutukana hano twakubwiye ko hari ikigo cyo gutukana kiranga abagabo ni abafatana mu mashini umwana wanyu ni mwiza byatari umwana wanyu numva n'abagore bashaka kuzajya gusaba divorce ku murenge kugira ngo babane Yesu ese nagenda mubyeyi ariko sha ufite n'ikiburi ugenda ujya he nyamara moment he knew. Hola, it's your boy Simtag. Ni Simtag Comedy. Kora subscribe kuri Daily Vibes TV kanda kukazogera, share, comment, asigaye uduye inkunga yawe. Umuntu utagwa subscribe ewan nta n'igiceri cy'ijana yagwa rwose. Kora subscribe, shuti zanjye, shuti zanjye, babyeyi banjye bavandimwe, ni subscribe. See you next day.